ukore no mu mutwe unkoreho ndakira iyo ukore no mu nda unkoreho maze we ukore mu maguru unkoreho yesu we unkoreho ndakira unkoreho ndakira nukubera iki nukubera imana nukubera iki nukubera imana ngo mugabo mugore mugore ntabwo ari wowe wenyine ufite ibibazo nta nubwo ari naberukiyeho ahubwo urwo rwako no kwihangana wibuke ko ntabwo so wanyu cyangwa se wakubyaye azaza kurukubakira wa mugabo nta nubwo shangazi wawe nta nubwo nyuko azaza kurukubakira wa mugore we nimwibungabunge ni mwebwe ubwanjye wa mukobwa wamukatiye ajya muri akavuga ati kamana we wasubiza filime inyuma we kamana yo nemera nkabana nawe we dore kandi yarashatse ariko akamwifuza yararangije kubera ko we yagiyeho yaragiye ni imigeri yamubereye ikirumbo ni ikirumbo nuko ariko ugira amatwi wumva cyane wumva kugugira ubwenge kandi amushaka amurambagiza abonaga rwose kwisi jeri ndagukunda iwe kwisi yose mama ni we gusa iwe uzi ko iyo mubonye iwe nakagasomo nafite gahita gashira ugasanga bihindutse n'ibindi bibazo none kandi yajya aramwitegereza yabona ukuntu abanye n'urugo rwe neza akavuga ati iyo menya tukibanira kubera ko uwo baba babanye ariko urumva ariko uwo mugisha ntabwo wari uwe none aramukwebye none uwundi ashatse arabona ari amata yabyaye amavuta arimo aribwira ko nawe ariko rwari kuzagenda ntabwo ariko rwari kuzagenda bitewe wenda nuko wenda na kamere ze yari kuzagera ku mugabo ntiyihangane sibyo cyangwa se n'umugabo akazigira umugore ntiyihangane ntabwo rero imana yakora ikoze byo kwemera ko ibyo bintu bihura niyo mpamvu imana ihuza abantu izi ko bazihanganirana no mu ntege nkeya zabo zose se uriya kugira ngo ko amaze imyaka 26 ucatse si myinshi imyaka 26 nuko turi bamarayika none ariko we ntabwo ariko turi bamarayika ahubwo ni urugo rwiza mu mutima mwiza ni ukuvuga ngo imana ijya kuma umufasha wanjye kandi ndamukunda yamumpaye izi ko ngomba kwihanganira intege nkeya ze zose nanjye yari izi ko zazihanganira izanjye n'abimana ikomeze ibubakire ibashireho uburinzi bwayo kandi imana ibarinde satani kuko satani nawe ari kugenda yinjira mu ngo cyane arega ashaka kuzisenya n'izabanaga neza ugasanga ari gushaka kuzinjirira ariko satani turamwirukanye mu izina rya Yesu nareke ingo zibe nzima nareke umugore n'umugabo babane neza abana babane neza baseke ibitwenge biboneke haleluya mbese bamererwe neza namwe bagabo mwihangane ariko muri rusange turasaba kugira ngo urugo rwubakwa n'inama y'umuryango kiraryoheye cyane imana iguha umugisha uhawe ikaze kuri Abaragwa TV Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17 kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa agakiza ni ku buntu haleluya turabasuhuje amahoro y'Imana akomeze abane namwe iyo tubasuhuje tuba tubifurije umugisha w'Imana kugira ngo ukomeze kuvomaho kuko turabizi ko ku Baragwa TV mudukunda kandi mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo turusheho gushakashaka icyo umwami wacu ashima. Nitwa Masengesho Innocent nguko bisanzwe turi hano turi kumwe n'umutumirwa yitwa Alexis. Reka tumusabe abasuhuze kugira ngo abantu bose namwe mumusuhuze. Ni karibu Alexis. Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze kubasuhuza. Reka tumusabe anibwire abantu ni karibu kuko tuba tuzi ko hari abantu benshi batwumva baba bakeneye no kumenya akazina kawe, ese urubatse ufite umugore se n'abana, baba bakeneye kumenya ese uri umusore, ibyo nabyo burya abantu baba babikeneye. Ni karibu. Murakoze cyane.
nk'uko bivuze ndubatse, amazina yanjye nitwa Sibomana Alexis, nsengera muri ADP, mbarizwa i Rubavu muri paruwasi ya Rugerero, ku itorero rya Rugerero. Ndi umugabo wubatse ufite umudamu umwe n'abana 5. Izina bamenyereye kunyitirira ni Papa Gadi. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Yego, ese Papa Gadi ko akeshi numva barokore iyo tugiye kwivuga n'abandi usanga umuntu avuga ngo mfite umugore umwe, kandi turabizi ko amahame ya ADP ubundi yemera umugore umwe. Ese umuntu avuze ngo mfite umugore ubundi hari icyo biba bitwaye adashizeho ngo mfite umugore umwe? Ubundi dusanzwe tubizi ko ntawakora amakosa yo kuvuga ngo mfite abagore 2. Ese ubundi ni ukubera ikako kantu gashirwaho? Murakoze cyane. Ubu ngubu ibintu byarahindutse, habonetse abatubuzi. Abantu bitirira Imana nuko abantu bitirira Imana, ariko mu by'ukuri ugasanga baca no ku ruhande bagaceremba, ugasanga afite n'izindi ncoreke, ariko ngiye mbivuga ndi fier ko mfite umugore umwe. Niyo mpamvu ngakizemba. Murakoze cyane. Rero turi kumwe nguko abivuze na Alexis. Twifuje ko nawe tugirana nawe ikiganiro, kandi turabizi ko ku Baragwa TV mukunda ibiganiro akeshi birimo ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya. Numva rero twasenga Imana kugira ngo dutangire. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi n'ubuntu bwawe uhora utugirira. Tugushimiye ko duhaye umwanya wo kugira ngo twongere twumve icyo uvugana natwe mu buryo bw'ijambo ryawe. Dusengeye abantu bose bari mu mpande zitandukanye, tugiye gufatanya nabo kumva ibyanditswe byera ndetse n'impuguro zitandukanye. Umugisha wawe ube kuri bo kandi natwe ube kuri twe. Urakoze kuko uri kumwe natwe dutangiye kandi dusoje, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Alexis, ubusanzwe hari ibibazo twibaza, hari ibibazo tugenda twibaza mu buzima busanzwe, ariko kandi nk'abakristo bigendeye ku ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ko Imana ariyo yatangije umushinga w'urugo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Irema umuntu, iravuga ngo si byiza ko aba yenyine. Bibiliya ikavuga ngo imuremera umufasha umukwiriye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi nyimaze kubahuza ibaha umugisha. Iyo usomye mu gitabo cy'imigani ya Salomo mu gice cya 14, ugasoma ku murongo wa mbere, harimo ijambo rivuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Iri jambo abantu benshi ntabwo barisobanukirwa. Uribaza ati se umugore w'umutima wese yubaka urugo rwe, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Umuntu yibaza uburyo umuntu ashobora kubaka urugo ejo ukumva ngo rwasenyutse, kandi aba yarwubatse ubona afite n'umutima umujyanye, ukabona agiye abishaka. Akenshi nawe urabizi ko usanga umuntu yambaye agatimba, ukabona umugabo yambaye ikoti yanigirije na karuvati. Ese ni ibiki bituma urugo rusenyuka? Biba byagenze biti? Ni karibu, twifuza kumenya byinshi kuri iyo nsanganyamatsiko yo kubaka urugo. Ni karibu. Murakoze cyane. Mudusomeye ijambo rivuga ko umugore w'umutima yubaka urugo, ariko umupfapfa akarusenya. Umupfapfa arasenya. Uriya ubundi urugo kugira ngo rube rwiza ntabwo ari ukuvuga ngo urugo rwabaye rwiza, ahubwo urugo rwiza ruba rwiza mu mutima mwiza. Urugo rwiza ruba rwiza mu mutima mwiza. Bivuze ko nta rugo rwaba rwiza, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo umugore ashobora kuba afite umutima, n'umugabo ashobora kuba afite umutima,
ariko noneho kugira ngo urugo rube rwiza cyane, buriya abantu baravuga ngo kwa runaka uzi ko mu masengesho ngo afite umugore mwiza, uzi ko mu masengesho ngo afite urugo rwiza, uzi ko ngo Alex ngo afite urugo rwiza. Buriya rugo kugira ngo rube rwiza, Imana ijya guhuza abantu, yego, iba yarabigize mu mugambi wayo, kuko uriya muntu nubwo yaba afite ingeso cyangwa se imico itari myiza cyangwa se atararezwe, kuko Imana yamuremye agomba kuzabona umugabo, kandi n'umugabo Imana ikamurema agomba kuzabona umugore. Niyo mpamvu Imana irabanza ikamureza umugore azihanganira imico ye, n'umugore ikamureza umugabo azihanganira imico ye. Ni ukuvuga ngo twa tunenge ashoboye kutwihanganira kubera iki? Kuko uriya mugabo yihangana imico ya wa wundi, bihita byitwa ko afite urugo rwiza, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko ari urugo rwiza, ahubwo ni urugo rwiza ruri mu mutima mwiza wa mugabo, kuko azi kwihanganira imico ya wa mugore. Noneho ni ukuvuga ngo ikigira urugo rwiza ni umutima, urimo kwihangana. yes, kuko iyo urebye usanga niba umugore n'umugabo babanye, akenshi hari igihe ubabona ukabona barakundanye mu minsi ya mbere, ukabona barakundanye, ariko wajya kureba hashira nk'iminsi ugasanga atangiye kuzamo za vuguvugu, ukibaza ese none kwa kwihangana yari afite kurashize, biba byagenze biti? Haba habuze umutima, kuko urabona ubundi Bibiliya hari ikintu ivuga ku rugo. Bibiliya yabwiye umugore mubwira ko agomba kuba uganduka akagandukira umutware we. Noneho Imana yahindukiye ibwira umugabo nawe ko agomba gukunda umugore we cyane. Byumvikane ngo umwe aragandutse undi arakunze, kandi ni itegeko, ntabwo ari ukuvuga ngo kubyingingira. Noneho utagira umutima ananirwa no kwihangana, ananirwa no kuganduka, mbese usanga ibi bizashaka kugira ngo yiyobore, bigatuma rwa rugo abantu bose bahita barusoma bakavuga ngo bariya abantu uko bareba Rwanda tujye gukiza, uzi ko bariya abantu bashwambaguranye, ugasanga mu mudugudu batuyemo habuze umutekano kubera kurara bajya gukiza. Ariko Bibiliya iravuga ngo umbonye umugore mwiza ngo abonye ikintu cyiza. Bivuze ngo uriya mugore nta kindi afite, nta bundi bwiza, ni umutima. Niyo mpamvu wadusomeye uravuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo rwe, ngo ariko umupfapfa we ararusenya. None se Alex, tuje tuvugisha ukuri, yewe ndimo ndabariza abantu, ariko kugira ngo wenda dushobore gusobanukirwa, ko nabo wenda bashobora kwibaza icyo kibazo. None tuvuge wenda uri umusore ugiye gushaka umukobwa, none uzabwirwa n'iki ko uyu mukobwa afite umutima mwiza, ko adashobora kuzasenya urugo?